Bakunzi ba Judgment Truthful Victory, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri ino gahunda ya Soma Bibiliya. Amazina ni Urinzwe n'Imana Faustin, niwe ubagezaho ino gahunda. Nakurarikira rero gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Rero nababwiye ko mbagezaho ino gahunda ya Soma Bibiliya, aho twifashisha Bibiliya eshatu. Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa King James Version. Umugambi rero ni ukugira ngo abakoresha izo Bibiliya zose barusheho kumenya kandi barusheho no gusobanukirwa kandi dukomeze kubana. Uyu munsi rero duhere muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 14. Hari amagambo avuga ngo Azori abyara Sodoki, Sodoki abyara Akimu, Akimu abyara Eliyudi. Ibyo ni ibisekuru bya Yesu nk'uko nabibasezeraniye muri Matayo igice cya mbere, niko twagiye tubireba kandi tuzarushaho kugenda tubisobanukirwa. Rero ahangaha ikintu nakurangiraho mu gihe tuzaba turi gukoresha ubu buryo bwo gusoma Bibiliya, muri comment ugomba gushyiramo ikibazo wagize ndetse ukaduha n'inyunganizi. Hanyuma muri Bibiliya y'icyongereza, in Holy Bible King James Version, the book Matthew chapter 1 verse 14, and Azor begot Sadok, and Sadok begat Akim, and Akim begat Eliud, means that is the generations of Jesus Christ. The purpose is to know the relationship between Jesus and David.